Hello, hello, my people. Ikaze kwa Tesinanana. Na Mugisha and Esther official. Twakiriye Esther na Mugisha. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa, uyu mubyeyi n'inshuti yacu cyane, ni umukunzi wacu, kandi namwe ndabizi ko mumukunda cyane, sibyo ko ajya aganira ibintu byiza. Esther mumeze mute? Tumeze neza cyane. Akagiripe mege ntikabagezeho kutwebwe hano kasaze. Katugezeho pe n'agakorora. Kororera hari abantu benshi bari kubera kano kavura na kano kazuba. Ikirere cyarahindutse kabisa, abana bari kurwara amagripe menshi cyane. Abakunzi bacu rero dukomeje kubashimira cyane, n'abakunzi ba Esther mukomeje kabisa kutugaragariza ko mudukurikirana cyane, bakomeze badushigikire kandi mukomeze mudushyigikire. Abantu rwose bo kuri Tesinanana mutarampa subscribe umwage mukayimpa nyabuna bagende bagukandire ntaco bitwaye, ntaco telefone iraguma ari yayindi kugana gusuga kanda wa mugende mu nkande kuri Mugisha Esther official. Muri n'ibiganiro byacu cyane, muduhe n'inama, comment, tugira ama comment menshi yezo yabona, kandi bazaza bandika ngo turabakunzi ba Tesinanana twaje kwa Mugisha na Esther. Twakurikira hari umuntu none ubushatse dukora ikiganiro kugira ngo ni wowe wakigize inkuru twavuze, none umuntu yabatwandikira ngo ninjye mwavuga. Rero abakunzi bacu mudushigikire mu buryo rwose, n'abakunzi ba Mugisha na Esther muze ni wacu kwa Tesi wa muze mudushigikire, mukore subscribe, zose turabikire n'inama zanyu, mbese zirakenewe cyane. Uyu munsi rero Esther twaje kuvuga ku rubyiruko, muri kino gihe urubyiruko rumeze nabi, rufite ibibazo. Urubyiruko aribo batwebwe, abantu benshi bagiye batandukanye, benshi baracari mu rubyiruko ngira ngo cyane, kandi naje ganacari urubyiruko, naravumbutse ya yariyo neza. Je naravumbutse, ndacari mu rubyiruko, abantu benshi baracari mu rubyiruko urumva. Tuje kubwira urubyiruko rero uno munsi hari ibintu birimo kugenda usigaye ubona urubyiruko rw'iyi minsi, ukareba abantu bahugiye nubwo na social media ari nziza, ariko ugasanga urubyiruko rwacu rufite ibibazo, buri mu bibazo Satani yararuhagurukiye. Ni ukuvuga ngo iki gihe turimo urubyiruko rwacu ntago bakitekerereza, gutekerezwa urumva ntago akitekereza ngo yicare yitekerezeho ngo avuge nzatera imbere gute, atangira akora imibare niba agikora secondaire avuga ati se ubundi nzabaho gute, ubuzima bwanjye ni gute. Oya, kubera ko irari ryabaye ryinshi cyane, abantu bakunze ibintu cyane kandi bagashaka kubona ibintu ariko mu nzira zoroshe kandi zinakomeye. Urumva ushaka gufata ikintu utuna nukuri, ugasanga umwana kararangiza secondaire. Uzi ko hari umuntu wambwiye Esther, hari umwana wampaye ubuhamya arambwira ngo yarakijijwe, arambwira ngo iwe yageze mu 5 secondaire, aba mu nzu yo muri ghetto, iyo umukobwa ari mu nzu ye nziza irimo ibintu byose kandi baba batabizi, bazi ngo umwana yiga mu kigo, iwe aragendera kudesha aba muri interina, iko baba bari babizi, naho akodesha se ariwe wikodeshereje. Reka ari umuntu ari abagabo kandi abo ngabo bafite ngo abari n'abakuru, ngo abakobwa b'ikigero kimwe ngo bari mu kwanga, ngo ntibaza bemera abasore bari mu kigero cabo, ntabwo yemera umusore mu kigero ciwe aba nawe haba yishakisha cyane cyane, ahubwo usanga nabo badakora, kandi nabo ntibazashaka bishakisha, bazashaka ababigezeho. Umuntu wese azashaka nyine, mbese buri muntu wese, yaba umukobwa yaba umuhungu yaba umuntu wese ashaka kugera ku kintu atarusha, kandi ukifuza wa muntu yabakigezeho. Hari umwana umwe yarambwiye ngo reka ngo jewe mu mafite igisaza kinyishurije
ngo Igisaza, ikivi. ngo ikiviye kimwishurira inzu ntabwo aba afite kimwe ga akagira ikindi kimwitaho imisatsi imyenda inkweto urumva akagira ka gasore ka gatatu bangana ko kujya basohokana muri ya mafaranga y'abajya basaza bamuhaye muri make cyakiviye cyangwa amafaranga iwe afata ka gasore nyine ashaka bangana bagasohokana gusa ariko yibitseho biriya bisaza abyibitseho kandi tageti nta gushaka ibyo ntubibabwire urumva aryoshye icyo kiviye nanagira gahunda yo gushaka ntiyemera wa muhungu bangana agomba gushaka avuga ati ntabwo uyu nguyu yabigeraho arashaka cyangwa isaza avuga ati nashaka tuzamara imyaka 2 gipfe cyangwa nashaka mukorera amaromererwa bakore divorce bagabane uzi ko ahubwo nyibikije hari umushyitsi wanjye w'umukobwa yarambwiye ngo afite kiviye kimenyera buri kimwe cyose ati ngewe uca nsaba gusa ni perimi ibindi byose kandi nawe mwishurira amafaranga yo kuja gushaka iyo perimi ibindi byose nawe none ndavuga icyo kiviye uragikunda singoya mpamvu z'amafaranga cyane nibyo ngibyo baba bashaka hari n'uwemera akanashakana nawe ngo unashika ngo amutere rwaserere kubera ko baba barasezeranye ibyiza ubundi nko gushakana muri kuri revime aremera so bari kuri revime kandi uwo bari kuri revime ga nta bushobozi afite kandi baba bashaka ibintu ibi ni ukuvuga ngo binyukije ya nkuru n'abari kuri revime ga disi ntibiba byakunda ntabwo byakunda unyibwije ya nkuru ya wa mutipe ntabwo wamunye kuri social media wa wundi umukobwa yanze bagiye kwinjira mu murenge ngo asezeranye ngo umukobwa nawe kera bagiye mu murenge ariko burango n'abahungu iyo baza bakabivugana n'abahungu ngo bamenye ubwenge bakoze inama shaka bagatora abakobwa bakoze inama abahungu barayikoze ubu bamenye ubwenge none se reka nkubwire kuri aba muhungu yakoyewe ya muhungu nawe nakasamutwe iwe yabonye ngo yamahano bagiye kuja mu murenge ariko jewe isitoro uko nayibonye kuri social media yari izice kwese karaga nayigisha abasore bagenzi ningaho yakoze karakazi yiteguye gukora jewe ibyo nabonye uko nabonye uriya muhungu yabivuze nyine biri guca kuri social media tipe we yavuze ko bicaye n'umukobwa bakabyumvikanaho ko bazavanga muhahano ariko bageze bagiye kwinjira mu muhahano ni yayi ni ukuvuga ngo muhahano kwica uvuga ni ukuvuga ngo utwawe niba dushakanye mfite inzu iyo nzu ntabwo ikubagwaho ni iyanjye ku giti cyanjye nawe ibyo tuzakora turi kumwe muzabona muri profit zanyu nizo zanyu cyangwa muhahano ubwo tuzaduhuririza gusa tuzabana gusa ariko tuzaduhuza no kuvuga ngo tugiye kugura umuceri uzane y'umuceri nanjye nzane y'amavuta niyo muhahano naho ibindi byose idiri uzanje imitungo yaje n'iyanje iyawe n'iyawe uwo mushaka ngo ataraduhagurukiye ahubwo ahubwo n'abo basaza bamenye ubwenge uriya muhungu we kuki yabikoze finali ntabwo kandi umuhungu yaravuze ngo bari baravuga ntabwo umukobwa niwe wamuhindutse finali niko umuhungu avuga none si cyo ntibaza wakundana n'umuntu ukunze umuntu wamwima erega nta yindi mpamvu nuko bamaze kubona ko abakobwa b'iyi minsi uretse ko n'abahungu barimo hari n'abahungu b'ingudu ubonye abahungu basigaye bakunda bashuga mami akamakunda umukecuru umwana na nyina biterwa n'iki n'ukuntu bafite imyumvire yo kudaguka ngo bakore agashaka gusa ngo ibintu byose nashaka iPhone ako mana iPhone yamaze abana pe noneho ngo hage bigeze kuri kangahe 17 yararenze nyamara ngo hasohotse iyindi iri hejuru yayo ababishoboye barabizi urumva iyi telefone ya 2 miliyoni umwana wiga segonderi cyangwa urangije segonderi nta n'ikirakari yakora 50 agahita agira irari akazana adasinzire ngo ashaka iPhone si uko baba ari abaswa hari n'igihe aba afite ubwenge afite n'amanota oya ntabwo ari ikibazo cy'umuswa ntabwo ari ikibazo cy'umuswa ni irari cyane cyane kandi bicwa n'ibigare kuko hariho n'abandi bakobwa baba bakora ubwo burara cyangwa abasore bakora uburara n'abishe ngo hano ngo hariho hano hanze ngo hariho n'abana b'abasore bato nabo batuzwe n'ako kazi baja ku bakecuru bakabishura
ngo ariko kazi kabatunze urebe ubundi byabaga ari mu bakobwa none ubu byarahindutse biri no mu bahungu bamenye ubwenge nabo urumva nese bo bakomeza ubwo se no kumenya ubwenge cyangwa byarabaca bamenye ubwenge babonye ko abakobwa barimo baravuga bari kubaryana isoko ariko rero uwo muhungu niba no kubona nuko urumva umwana w'umukobwa ugakura ufite imyaka 20 ngo kurashaka telefone ya miliyoni 2 s'il vous plaît urumva kandi iwanyu ntibashobora nayo mafaranga ntibayinjiza mu kwezi ariko kubera irari kero wapfuye mu mutwe ntuzanatekereza ubonye runaka ifite ntuzi naho yayikuye ntuzi niki ugahita ugira utya mupaka nayo telefone itabonetse ubuzima burahagarara sibyo ugatangira kwiruka mu bagabo b'abandi reba iyo mivumo bayishiraho nk'umukobwa kuraje gusenya ingo z'abandi urumva uri kugenda ku mugabo urutaso kuramwirukankaho sibyo karagukodeshera inzu karakwicagura nabi sivyo ngo iyo telefone se numara kwigira bigende gute ubuzima bwawe bwangirize bwose ni imivumo kandi kuriho n'abadayimoni bose bamurimo bagenda bakujaho bakurikirana kandi ikindi abasore nibone no kubona n'umukobwa hari ibibi nyine mugani wawe undi hari umuntu numvishije avuga ngo wabona indaye umukobwa tubabona indaye mwumva ariko wobona umukobwa hasi nyamara abahungu nabo bameze nabi ariko abahungu ariko banamenye n'ubwenge no wamukinyi hajya yitwa abahungu bafatika basigaye kuri wa mama wabo yaba yazika kuri nyina umukobwa agiye kwicura asanga narinzi ko ari n'iwacu biba gusa ibaze ko n'abazungu bamenye ayo makuru uriya mukinyi yaragejeje buriya ese ko yatekereje ariko narabyumvise ngo yarabikoze biba biterwa ariko n'ukuze umuntu n'ukuri uko umukobwa waje kugana cyangwa umugore cyane ukavuga uti nyamara ntagenzwa na kamwe niyo mpamvu abana b'iki gihe basigaye banga gushaka bakabitinya urumva akamavuga ngo wamubwira gushaka ngo gushaka ngo ntabikibaho ngo nta mukobwa muzima ugihaba wakwikoza ku mukobwa yewe uko ntiwashaka ngo nta muhungu muzima ugihaba ngo se ngo abagiye bandushije mbona basenya byari umugore nabwiye umwana w'umukobwa nabwiye sewe udashaka byageze ahita ambwira ngo ese abashatse barandushike ngo uwo mugabo turahorana ngo erega n'abajya bashatse witwa ngo barashatse ngo abagabo babo niwe tuba turi kumwe nyabuna urumva ngo Kigali wisheye Kigali wisheya ese ni muri Kigali gusa ko nabonye hose byakaze Imana iturengera si Kigali gusa nabonye n'amahanga yose ariko ariyo system iri turi kuzara kinagiye dufite ibibazo n'ugusenga ukabwira Imana mana ndakurayije abamba kumuritsa imbere naho ubundi urabona umwana muto gukura afite irari ryo muri ubwo rwego reba umwana akaja kwiga secondaire uzi ngo ariga muri internet kumbe ngo umugabo akamufata akamukodeshereza inzu rero umwana agatangira uburaya akiri muri secondaire azageza muri kaminuza ameze gute urumva rero umwana wo mu 5 kuvuga ngo abazi icyo kintu yamayinja muri icyo kintu ngo afatishira zo kwanga ngo bamukodeshereze inzu ngo ntiyaba mu kigo kimwe cyose iwabo bazi ko aba mu kigo we urumva ahubwo bucakura oya n'umugabo ubikora none se urumva n'abagome kuko umwana bangana n'umwana we cyane kandi n'ubundi niko babigenza noneho warangiza umwana agakura muri iyo mind urumva yarangiza ntashobora kubaka niyo yubatse n'ubundi ashaka abasaza bajya nyine bamenyeranye baruta se kuko niba bafite kandi we ntabwo bashaka kubaka aravuga ati njyewe napfa nta bindi cyangwa ritunaniranwa dutandukane tugabana imitungo naho banaza bibeshera ngo gupfaga ntabwo hapfa ushaje mama ntabwo hapfa ushaje n'igihe udapfa mu mubiri gutya ariko hari igihe udapfa gutya ngo upfe bisa ugapfa mu marangamutima n'imbere mu mutima ugapfa uhagaze naho ubundi abasore noneho oya hari n'abantu benshi ngo urashaka umusaza ngo urapfa aho urupfu se ruzanutwara ushaje ushobora no kumushaka akaba ariwe upfa mbere na ya mitungo wakurikiye uyibona ni byiza kwikorera kandi n'ikindi njyewe nabonye Esther abasore kubona umusore biteje imbere ukabona umusore uhagaze uri gukora n'imbaraga ziba zikiriho rero wese n'udakora
ukiriho cyangwa ugifite izo mbaraga uzajya gukora washaje erega ubu utera n'abana bawe imivumo iyo karadu bashyiraho imyuka mibi hakuze umwana mutoya w'umusore uri kwikorera ibintu byiwe ukabona yiteza imbere ukagenda azamuka ukumva wifuje kumera nkawe ukabona umuntu uri gusa naho umwana w'umusore ngaho karagenda kurukana n'abakecuru bakora akazi mu kupfuzi nawe muhaguruke mukore amafuko mu mufuka mukore abagore abakobwa uca agasuzuguro uvuga uti no niyihe mpamvu abageze kuri ibi se erega na bariya bose uri kurarikira bariya bose ntacu bakurusha nawe wahagurutse wakora kandi ayo mafaranga kandi wayabona kandi menshi ushobora no kubona narenze ayo ngayo cyane kandi nta kintu cyiza burya k'umukobwa wihaye agaciro umukobwa wihaye agaciro warinze ubukumi bwiwe sibyo ugakora amaboko mu mufuka ukikorera ibyawe iPhone ukajya yigurira wenyine wayikoreye washaka umwenda mwiza ukawigura ari wenyine wawukoreye ugaca agasuzuguro kwirirwa bakujagararaho abasaza bose ngaho n'ibigwara yewe mufite n'ibibazo ahubwo ukavuga uti njyewe umusaza ungana na Paul uko naninyuka ngana n'umwana we nikuti se we watinyuka kumubwira ngo ahubwo umuntu uri kubwira ngo mubwira ngo nyigisha inzira zo kubona cyane niba ari iyihe nzira wacamo iyo ariyo yose yaguteza ndetse rega n'Imana umuntu ubwize gutyo n'Imana iramusanga umugisha iyo uhaguruka ugakora n'Imana irakumusha iha amaboko yamugisha ibyo dukunda kuvuga kuri channel yacu ngo ibyo ukora byose ibyo utekereza imitekerereze yawe imikorere yawe imigendere ihure n'ubushake bw'Imana ubwo bushake bw'Imana rero ntabwo ushobora guhura muri izo nzira bishoboka ubatekereza neza Imana izagusanga ntabwo yo kuvuga ngo umusaza w'umukecuru kandi izo ngero zirahari abasore bahaguruke bakore zirahari umuntu utekereza kama gusa we yicara ahubwo wihangira mujewe ngo bizakunda ngo wabonye amafaranga sindahari genda uhaguruke wihangira imirimo ukore amaboko mu mufuka uteganyiriza ubuzima bwawe bw'ejo hazaza n'abana bawe bazagukomokaho uzasiga inkuru nziza imusozi sibyo umwana azaza kubona avuga ati nta wundi mwese umeze nka papa nakureba abona ati ntabwo urugero uzi umuntu iyo usanga uzumva kandi kakubwiye amafaranga buriya ngiye naje gusanga yesuwe amafaranga araguruka sheri wanjye ni ukuri pe urumva uzanarebe nayo mafaranga kenshi ukura muri izo ngeso nta nica kumarira ntaca kumarira pe urumva ariko amafaranga duke wakoreye uba ufite agaciro imbere y'Imana ufite agaciro imbere y'abantu ufite agaciro mu rugo rwawe ufite agaciro muri famiye naho ubundi mureke abantu barahabutse kubitsa kuri konti z'abantu naho ubuzima gusa bwo kwemeza ngubayeho gusa mu buzima bwo kwemeza ubwo twiyemeje ko uremeza se bagarika ko hari n'igihe uzashaka no kwemeza ugasanga barakwemeje cyane kandi abahungu baranahamutse sinabahungu gusa kandi kugeza naho umuhungu ahagarara bagiye kuja mu murenge ntiyitaye ku n'umurenge wasanga buriya byose mwakoze abantu mwatumiye iyo akamavuga ati muhahano hafi aho ngaho tipe nawe ishuwa suwe uraje ubwo rese nitekereza ibintu byinshi yari no kumara umwaka byibuze ko imwihangane abantu yatumiye ntatinye umurenge gabapimiye abahungu bacanye ku maso bagwaga iminsi bacanye ku maso niba bari bamuhaye iminsi makumyabiri yabajije umukobwa ati se kuravuga ngo tuvange ivangamutungo rusange turavanga iki ngo urukundo izo nkundo urukundo rwari urwa Kristo ati uza kujya munanirwa gukora ati urukundo rwari urwa Kristo niwe wavuye mu ijuru arazi ubwanjye naho wowe izo nkundo muri mukuzana ngo muje kuvanga ibikunda muri generation umukobwa ntareba ukuntu areba gaturika gaseka inzara se ibikomo se imisatsi ngo bivanga uravanga iki umusore ngiye mbona bayiseri nani no kugira ngo komedi ariko uko bukeye nuko bwije none umuhungu aragenda asorote nivaga urega ibyaje bigenda azatubwira amaboko mu mufuka buriya ntubona uriya musista kuri iriya tipe impamvu yavuze ngo ivangamutungo ngo hajya ngo rigize muhahano
nuko kuriya dukuri ntabwo yarazabona akavuga ati uyu nguyu we nta kindi ankurikiyeho ni bure reka nange tugire muhahano n'ibi tudahuriza iyo ngiyo azagere nanjye ariko iyo umukobwa aje kugira icyo akora mukuru w'umutipe nta nubwo yaba yaratekereje icyo kintu yari kuvuga ati uyu nguyu hari icyo byibura yanakora urubyiruko rugende ruve muri biriya bintu harimo sibyo wige gukora akantu kawe ukoresha imbaraga zawe ugira akantu kawe wakwikorera wenyine udateze ku muntu. Imana yaguhaye amaboko mazima, Imana yaguhaye umutwe muzima, yaguhaye ubwenge, yaguhaye gutekereza neza, kuko hari n'ababibuze, hari n'abadafite ubwo bwonko butekereza, hari n'abadafite amaguru, hari n'abadafite amaboko, ariko wowe Imana wagize ubuntu, Imana yabiguhaye, uravyicaze gusa. Noneho hari ukuntu azama yibesha ngo ni mwiza, ngo ubwiza bwanje njyewe, ngo ubwiza bwanje njyewe ngo buzageza ku cyo ushaka. Ntabwo ari cyo uzakira icyo ushaka. Uzabaho uzi ngo ni neza, ariko uzabaho nabi, uzarangira amaherezo uzarangira nabi, sibyo? Ahubwo ubwo bwiza bwawe bakabukoresha ikintu kizima cyane, aho kuja kwirirwa uri kwibwira ngo kuja gusenya ingo z'abandi, urasohokana kurahinduranya abasaza muri Kigali nk'uhinduranya inkweto n'amahuzu, aho kugira ngo bizokugwa neza. Abo badayimoni bose ugenda wishiraho ngaho baranya n'uyu musaza, baranagowe ngaho ibyo byose warazwe banguza abaho neza. Dushobora kubaho neza, kubaho neza ni ukumenya Imana cyane, ugatunga Imana mu mutima wawe, kandi warangiza ugahaguruka ugakora uyikorera, Imana ikagushigikira. Yego rero urubyiruko rwacu duhaguruke turabashishikariza gukora, twihangira imirimo, sibyo? Dushake utuzi twakora tw'amaboko, icyaguteza imbere. Ubu ngubu nta kintu utakora na social media. Tunashimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, cyangwa se urubyiruko gukora n'amatsinda n'amashuri n'imyuga, ibyo twitaga imyuga, kwihangira imirimo, babishyira no mu bikorwa. Abantu basigaye biga kujya mu ishuri bakabyigira, rwose ni nka section nk'izindi zose. Ubu ngubu nta kintu utakora, ni ukubihesha agaciro, ubeho. Biragoye ariko kandi wakora. Buriya ntibakanakubeshye ngo umuntu ngo babeshye impamvu. Hari bamwe ngo impamvu bagenda agiye mu buraya ngo nagize ubuzima bubi ngo ubukene. No, abakene bose se baje mu buraya, ahubwo umuntu w'umukene ntiyakagombye kujya mu buraya, kuko uba ufite byinshi ukeneye, sibyo? Kuja biriya bintu ari amafaranga y'abagabo baguha agera hagashira, ushobora kurangira nabi, yakwanduje ibigwa, ni uguhaguruka ugakora. Imana iragusanga, uhaguruka ukore. Nabyo kwirirwa uja mu bintu ngo kurashaka ngo utuyira tugufi ngo uhite ukira, ntabwo bikunda. Ntabwo wavuga ngo urabyuka gusa wamusanga uri muri etaje. No, ushobora no gutekereza gutyo, iyo etaje wayibona ariko bwacika kugwaho. Icya mbere rero ni uguhaguruka tugakura amaboko mu mifuka, tugakora cyane, Imana ikagusanga mu byo dukora, bigahura n'ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo utere intambwe imwe gusa, izindi ikatera imwe, twari kubivamo. Ariko ni uguhaguruka gusa ukereka urugendo Uwiteka intambwe imwe yonyine, ibindi byose Imana iragushigikira. Imana rero ibarinde, Imana ibagirire neza, Imana ibaha ubwenge bwo kumenya kuvumbura ibikwiye no gukora cyane, kandi ibaha umugisha, ibashigikire muri byose. Ciao ciao.